iwanyu mwavutse mukenye ko numva ushyira amafaranga imbere n'ibyisi ndetse n'amazu iwanyu nta kintu mugira so dutangiye kunyurira kandi uretse banze gende abari wose mbabarira ngiye kugenda nguze ugize uru wa mbere urabizi neza ko uri uwa mbere yes ariko ubundi iyo nkubwira kuri mwiza ubyumva gute nasuze ngiye kandi uryoshye ntabwo ngiye ndi mwiza nyine wowe uraryoshye urenze shikareti urenze biswi urenze bombo uraryoshye kabisa imbere n'inyuma ahantu hose urahumura niyo mpamvu Imana yakuremye rwose itanagusondetse sibyo ariko se ubundi upfa n'iki na Yesu hero ni kwasi ibyo nashaka urabona ko hajeho 50,000 ndayarya nyishuri ahubwo amafaranga yanjye reka mwere twakize urumva akazi kanabonetse dere bose ntabwo twirukana nagutoraguye bose bagutoraguye wanjye arahamagaye pe ariko shire wanjye ugeze hano mu gipangu karibu cyane rwose nta kibazo welcome yagenze neza ariko ku ishuri nta kibazo rwose nanjye ndahari karibu rwose ibintu byose nabitunganyije nisa mufitiye impano sawa nta kibazo ariko nizere ko bababwiye nyine za gahunda mu rugo uzabigenza yego zamba bagiriye uzababwiza ukuri kuko dufite gahunda dufite imishinga myinshi sawa tu nanjye nari maze iminsi ndi mu bintu bya business ariko ndaza kubibwira nta kibazo karibu injira cyane injira rwose yaranafunguye rwose winjira ni karibu cyane karibu rwose ndagutekera ibyo wasanga muri sala karibu oh baby true yose welcome uzikungamo nkumva nguye mu gukoma y'ibizunga Mrs. kuratewe nayimukuye tu anje no muko rwose sumeze ute ejo imeze neza paripore kabisa kuye buko maze iminsi ndi bya business cyane ko maze iminsi njya za Kenya Canada mu Burayi ariya mu Suisse ndetse no mu Faransa mu Bwongereza maze iminsi ndi kujyana nawe mari sebe fitize business utambiye anje ntabwo nabikubwiye je ntabyo mbwiye pe ubwo biranunguye nyine hano ayibonye sebe kuva jya rugira business nyine nabyo narizi aya namabuye y'agaciro sibyo wo mu buye gaciro yego net hakaba harimo n'amaherena uretse ko yenga yari amapirati wambaye nuko nshaka kuzakuvana kamere kidi business iyi ni hoteli ibyo birashaka uretse bigire ngiye ntabwo ngura bisi mu gafrage zawe ufite ibyangombwa kandi binyanditseho okay bigera ko utigize ubimbwira utigize ubimbwira ko ufite business igihe tumaranye ngiye nakari sinkunda black zawe ntabwo nzikunda yego ndabizi ko ndetse kunda rwose ariko ndashaka kuzakwereka ibikorwa baby ngiye nkaguza kumbe ariko sereka mubwira ku ishuri se byagenze neza baby ni neza pe ngiye ndo kugeza ukajya n'uburi rega ntabwo mubeshe ngaho ushize warambwiye ngo ufite ngamazi kodesha no bigeze na business bishangiye ibyo ntabwo reka mubwire impamvu mubwira ko erega ntabwo ndi kubwira ngo kunde nkunde ahubwo mbangira ngo mubwire kugira ngo umenye ko utahuye n'umugabo wa feri baby nyine ngiye ibintu byo kujya mbeshya urabizi simbikunda buri munsi wari umbeshya buri munsi wari ufite ibintu bishyashya umbwira baby wajya umba warabasi ukajya umbwiza ukuri basi reka mubwire kugira ngo nyizere kugira ngo nabyemere neza sibyo uzaze nkwekantu ngiye ncururiza mu gaciro baby reka nkubwire ngo reka tujye unyereke izo business zawe basi
ndabikwereka pe kugira ngo nyine okay tugende basi tuvugana ko mfite amakamyo ari kuva muri Canada ari kuzana amabuye y'agaciro hano mu Rwanda ko twigana umunyeshuri nkanjye ibyo byose wabikuye ega ntabwo twavutse ku mboro mbi twavutse ku mboro nziza ntabyo natangiye kuvuga ariko ni byiza none se mubeshye ngiye ndakuze mfite imyaka iri imbere kubivuga bari kuvuga ukundi kuntu navutse kuri Kabanda nziza oya abavutse nyine muri famille nziza oya mba ngomba kuvuga babigiye gishyafura je naga ari pole sana ubwo nabyumvise nacyo cyiza cyako tuyendukanye reka aho hantu nyine ari imitungo yawe nkahamenya nyine bakanamenya nk'umusheri wawe sure ko ntuzanenguhe nagusibe bisubize ko natabikora urabizi oya boretse ntuzanenguhe burya umugore mwiza nyine tugenda uhajyana umugore mwiza sibyo nuworohera umugabo sibyo yego kandi urabizi kandi ukuntu ziteye urabizi ukuntu mba meze n'ukuntu nawe umeze iyo turi kumwe tuba tugomba guhuza sibyo kuko bana bose bakoze kwe ku rukundo bakuratira ibyisi n'ibyo bazakubesha birangire ubabaye kandi bari umukobwa mwiza witayeho sibyo none se reka mubwire ahubwo kabazo kamatsiko muri mwishiri bimeze bite bimba bimeze neza bumva amasomo ari kugenda rero cyacyari mushigisha visi mwana we kingeze hano shuwa wakirutse se ko byabwiza se kine se ngo urambye ngo ngiye mu nyagasuzuguro ngo uri muri class Mami kumbona uri kwitegura ugiye kujya ngiye n'imyenda mwana we ngiye kujya gusenga umusore kuko ari ku cyumweru ntabwo mba nabyibutse nanjye mba ndi mu bintu byinshi sinzi ibyo ari byo umunsi ni ku cyumweru tugomba kujya gusenga tugasaba n'Imana igahindura soko ikamuhindura ahubwo nagererewe cyane reka ngende Miriwe mwana papa biteye sawa ariko umunaniro umeze noneho ko umeze neza ra kubwira ko umunaniro unyishe yego umeze neza umunsi wagenze ute cyane danje shyira hirya no hino kuri akabazo pe nta telefone yanjye yigeze mbonera iki njyewe muri telefone yawe yego papa ubu urakuza uvuga uti mwana wanjye cyangwa amafaranga agenda ugihaha ugira ute ukaza umubwira ngo telefone ese tuba twahuriye hehe nayo njye nibuka ko nayo nyifite hano noneho agiye nkora n'abandi bantu nyine mu kazi mu gitondo ariko nagiye nayikuye hano ngenda byagenze bite byancanze nagiye nisatse urabazi mu buzima busanzwe telefone manza nayibagiriwe hano kuko aho nari ndi mu cyumba nari njyenyine nagiye ngatangaye konoje uri amahoro da kumbwira ibintu bya byose n'itiko telefone wayisize hano gute dore muri salo mu cyumba hari ahandi hantu hano hahari utazi subiramo ako kantu ngo ni iki nsubirisha mbabarira dore ndi kwiyigira none utangiye kunzanaho ibintu nazi ibyo ari byo twebwe twigiraga ku rubaho no mu ikayi ibyo bintu ntabwo mbizi dadi niyo mpamvu gutanga minerivare biba byabaye ikibazo none se telefone yanjye iri ntabwo mbizi nashatse ahantu hose ubu n'ejo undi uzavuga ngo wataye irangamuntu kandi nkeneye kujya kwifotoza mbese ko aho zifotoza ni njye mbese ntabwo bansaba nimero z'irangamuntu z'ababyeyi banjye oya ndakubaza ikibazo ni kimwe nagiye nibyo nagiye ngiye mu kazi sibyo none nta telefone yanjye wamboneye njye w'ibibazo bya telefone mbabarira sinkakubwira ibibazo byanjye nurangiza unzane ibya telefone ntabwo mbizi wamuhamagaye si umugore wawe ndamuhamagaza iki maze sinkavuge ngo wirize ntabwo nirize iki sinkavuge ngo wirize unyibukije ejo bundi uza ahantu nkubita nta n'ikintu nakoze
njye naragukubise nshaka ngo umbwire ahantu nyoko ari ntabwo mazi akundi ubwo burira wabuvanye ko mperuka nakamiritse guhera kera ndi wowe ibyo bintu hazi ko ubutesi bubaho mbwira ahantu telefone yanjye iri cyangwa se umbwira ahantu nyoko ari ibyo ngibyo ni akajegerero wambabarire ukareka kumbangamira ibyo ni akajegerero jone ngo narabakubise njye nigeze mbakoraho nabakozeho niko banza unsobanurire mbwira ndeka urambaza icyo wanditse kundi ubwo telefone yanjye mwayirigishije twari na nyoko muze kumpindura inganzwa aho mwampereye aho ibi wishishikamizaho nibyo bikwica toka amabere wowe aho mwampereye uzi ko ibi bintu bimaze kundenga urumva telefone yanjye tandukanye umwana wanjye wakwiyana waragiye hese umusitsi kwa kagera ntaga ari umusoguzi igihe wahereye inkubitira umwana nasore uvuye kuri njye urabo nagukubita ingumi wanyu aho nicare ariko si ubundi wowe kandi ufite ikibazo ufite ikibazo wa mugabo kuki udashaka guhinduka mu cyaro mami yamenye igamubita nta soni kuki wumva udashaka guhinduka ikibazo ufite ni iki telefone yanjye iri wakambaje ati bimeze gute nkuko nsanze umwana ahubwo ni ukwirirwa umuhondagura uyu munsi ni kwa kangahe se birandeba nzi ko uyu munsi wagombaga kubera ubupagani wirirwamo inzoga wirirwamo icyo bidatuma uyu munsi ni ku cyumweru mvuye gusega ba bagabo bavuyemo ba bagabo uyu munsi ni ku cyumweru ngiye mvuye gusega ahubwo rero ukuntu uba wankubitiye umwana ikibazo ufite ni iki ugiye wahere uvuye aho ukubise nyine ukubise umwana ikibazo ufite ni iki nyine ikibazo ufite ni iki komana ubu hari abandi bagore barushye nk'uko narushye none se nuko rero uribwaniyemo nuko nyine nabigenza neza mani mwagiye mumenyana n'abajama bafite gahunda nyine ikintu ngiye gukora nkanjye ni buroke nta kintu ko ntabwo umuntu yansiga ahantu si ubwo yaba nkunze cyangwa yaba akunze inzoga nyine ubwo ni uko nyine nanjye ni buroke ngiye nkakwihera pase ufite ibiceri ibiceri 10 pasi se pasi yageze ku biceri se ndagukubita pase y'igisaza cya dane gifite ibiceri n'ikigutemo mungu najya gusohokana ujye nawe uba witeganyirije se bazaba gusohokana ku mufuka wabo nawe ku mufuka wawe uri vide mwana siko njye natasohokana n'umuhungu nta mafaranga mfite bizababaho ku buryo mwasohokana ukaka ikintu cy'inzoga nta n'igiceri ufitemo inkoko ya 25 ubizi neza ko ku mufuka wawe nta giceri c'10 ufiteho nta nubwo ushaka gutekereza se nyine ko yagukoramo ibyo yagukoze nyine wagute muri ako kabara agenda gusohokanye n'umuntu ufata ikintu kihwanye n'ubushobozi ufite mu mufuka wawe uzi sitori iri hano hanze ni wowe gusa ni njye gusa ndaje mbyiga ko nanjye nzi kubyigaho gusa murakoze kunganiriza mwana ujya ufata umwanzuro w'umuntu mukuru umenye ubwenge urebe n'umuntu muri gukundana uko ameze uzi ko mwahitamo ubwonko bwanjye nkabatura iyo nkoko warayifashe urayishwitagura urayipfura n'amababa yose urayamira uwaguhibaho wari ubye urabwiranguza muganga abakobwa iyo mugeze ku inkoko nawe uri umukobwa nawe wava bebe je ntabwo najya mu kabari nk'inkoko y'inkoko mfite angahe nawe ngahiga baba namwereza ese mbaza yasatse agiye kuri fore yasatse agiye kunyara yasatse agiye ndabura nimba narajyanye nusuzubwiwe n'iki ko batamushimuse umushimusi se nabyo birimo musa nimba utazi aho yagiye abandi warayipfuye nyine nareba umwana sa nyine murakoze kunganiriza tu ko
Ese nta bintu mwakoze birenze se mwana nanga yandimo ntabwo yafashe umutwe yandi si busy ntago busy yatubwiza aya ndirimbo iri hiti muri uyu mwaka se tubwiza ukuri hano hariho ingufuri siko yagerayo ko nari ndi kubona funguza rwasa ntabwo wagira ubugozi bwayo narubitse mu mutima niho rwibereye nuko mwese muvuga njyewe ntabikoze nabigiye okay sawa murakoze umugore mwiza kamubwire sibyo nubwo uvuye gusenga nibyo na mbere twarajyanaga sinzi ukuntu bisigaye bimeze pe sigaye nikanga wanciye inyuma sigaye nikanga sinzi pe noneho ubu ngubu naje na telefone yanjye ndayibura sinzi ngo yagiye niyo nari ndimo mubaza rero ese kamubaza ikibazo ujya ugira mu mutwe cy'ubundi buzima ikibazo ugira ni iki umunsi ku cyumweru mba nasenze ngo Imana iguhindure sibyo nkajya gusenga ngo Imana igahindura basi imyitwarire ufite n'ibyo utekereza bibi n'imigambi mibi gaho gudukubita gaho umwana kwirirwa umukubita umwana wanjye yirirwa arira ntanjye waramugaje inugu wazimazeho ese niyo wakenera kubyara undi nzamubyara inugu warakubise mu bwongo azahekwa nani si wabyanze aze kubyara nawe se wowe wabyaye ubasha kumurera njye nacyo kintera ibyo byose nyine kubera icyo udashaka guhinduka ndeba ukuntu angana ese amakosa urayemera amakosa kose sheri ubundi nyine banza usubiza amakosa urayemera uradukubita ntiturareba ukuntu usigaye meze n'agakanzu niguriye nako urashaka kugatanamura hejuru y'inzoga zawe ikibazo ufite ni iki basi mbasabye imbabazi si umuntu azaza ahora arakara buri munsi hejuru yawe kurakara ntabwo nyine ikibazo ufite ni iki umugabo udahinduka ni bwoko ki kankwereke sibyo ngiye guhinduka guhereye isaha ugiye guhindukamo amafaranga duhahe mwana murihire minerivare ujya no kumvuza izi nkoni n'umwana umuvuzi ko dore baratumugaje ndahindukana n'amafaranga nta mafaranga mfite none wayashyizeho se amafaranga ntabwo mbizi na telefone nayibuze ariko mwiriwe bose mwiriwe neza mwiriwe mumeze gute ariko meze neza namwe kavura mwakabonye akavura kaje ariko ko mbona ufite ubwoba wagira ngo wibye hano byagenze bite ntabwo nibye ni n'ubwa mbere ntabwo wibye nuko nari ndangishije bakandangira none ayo mabakuru kugira gutya ndi Bikira Mariya cyangwa ndi ese ntabwo ugomba guhabwa icyubahiro nk'icyawe yagiye ntabwo icyubahiro ntabwo mba ngishaka ntabwo ndi Imana yes ariko nubwo utari Imana buretse amagambo ntabwo twakurangaranye ahubwo kadogo sana ko gatebe hano umuntu yicara ndi kubona yego urakoze wowe wicara utuje hano mu rugo nta kibazo cyaho yego nushaka n'imineke bakuzanire n'amazi niba urya n'imbeba bakuzanire hano nta kibazo oya ndahazi urahazi cyangwa nuko nari mbuze imbeba kandi mu muco nyarwanda batazirya oya nyine ikintu cyangenzaga nabonye warasize ku rubuga ngo hari akazi wari uri gutanga warabibonye yesi ni byiza ushobora kuwukurikirana ni byiza cyane yesi narije kukubaza nyine ko waba ako kazi ushaka akazi urumva ufite imbaraga ushaka gukora ndazifite rwose ibyo ni byiza cyane ahubwo genda kora urakora cyane genda kora rwose nkashimisha umuntu yesi ku buryo n'ibishingwe wakora ikintu cyose cyari icya mbere nuko ari ikintu cyampa amafaranga akazi ako ariko kose ngenda agakora nta kazi mpinga ni byiza ariko nta mpamvu yo kuguha akandi kazi kandi hari ako wabonye twatangaje hano yego yesi
Miseri mugabo wanjye. Niko. Nakwitabye mugore mwiza. Ibintu bya betting bizihiye. Betting?